ntukibagirwe na gato. Yes, reka twongere tubahe ikaze kuri mwe mwese nshuti bakunzi mudukurikira kuri radio ya diaspora One Nation Radio. Hari abadukurikira muciye kuri wa1nation.radio.org. Hari kandi namwe mudukurikira muciye kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye Twitter na Facebook izina ni One Nation Radio, ndetse no kuri Instagram ushobora kutubona ugiye mwishakira ukandikamo One Nation Radio Official. Nitwa Simeo Muhumuza, nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza mu bice bitandukanye, by'umwihariko abari muri diaspora ariko kandi n'abari mu Rwanda. Uyu munsi rero turi ku munsi wo ku wa kane, ni itariki 8 z'ukwezi kwa Mata umwaka wa 2021. Turi mu bihe u Rwanda ndetse n'isi muri rusange twibukiraho Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu munsi wa none mu kiganiro twahisemo kubagezaho, twagize amahirwe yo kongera kuganira cyane ko atari ubwa mbere n'umugabo witwa Kizito Kalima, atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite umuryango, ni umubyeyi w'abana 3, ariko kandi nyuma y'ibyo mu byo akora bigiye bitandukanye harimo no kuba ari n'umwanditsi w'ibitabo cyangwa se abanditsi b'ibitabo bo bita mu rurimi rw'icyongereza aba author. Uyu munsi rero niwe tugiye kuganira nawe, turaza kujya kuri byinshi, ariko hari igitabo cye gisohotse mu minsi mike ishize cyane cyitwa My Forgiveness, My Justice. Ni igitabo yanditse turi buze kuza kukijyaho, kirimo ubuhamya bwe bw'ibihe bitoroshye yaciyemo muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse ariko tuze no kuza kujya ku buhamya bwe mu ncamake cyane ko wenda umwanya dufite tutabivugamo byose ngo birangire, ariko tuganire nawe twumve ibyo bihe bitoroshye yaciyemo. Tubahaye ikaze Bwana Kizito Kalima kuri radio nanone kuri One Nation Radio. Urakoze cyane muvandimwe Simeo, nkuko wabivuze, nkuko agari ubwa mbere tuganiriye, ariko ndishimye ndi kandi nkunda nyine ibiganiro mukora kuri One Nation Radio, radio ya diaspora hano, kuko turakeneye kumenya byinshi. Ngewe nitwa Kizito Kalima, nkaba naravukiye Nyanza y'amajyepfo, ahitwa ku Gasoro na Mutende, aho niho mbega kwivuko, niho kwa sokuru sogokuruza, bega aho niho mbega nahita kwisambu niko tuvuga. So 1994 abandi bana bose nayo umwana mutoya wiga muri segonderi, ubundi nyina nk'igihe cya Pasika turataha, twaba muri interna, noneho rero ibirakubita Jenoside iratangiye nyine. Ndege njye uko nabimenye nari ndyamye mu gitondo actually, noneho numva kuri radio, actually nizuye kuri Radio France Internationale, kuko radio zindi kose nabanje bavugaga propaganda zabo, sinzi ukuntu nabyumvise, noneho ntabwo nasobanukiwe neza, nongera ndabyumva ari mu gitondo kare nka saa 12 ya saa 12, noneho numva bavuga bati ngo Perezida wa Repubulika icyo gihe Habyarimana Juvenal nyine ngo bamurashe indege bayirashe. Nk'umwana wakuze muri icyo gihe cy'amatiku niko navuga, cyangwa se kidashobotse, umva Nyanza nitwa ngo ndi mu bantu bitwa Abatutsi, nari nzi akababaro cyangwa se nari nzi operation cyangwa ikandamizwa ryacu. Nakuze iwacu imbere y'umuryango iwacu ku muhanda hajyaga bashyira bariyeri, ugasanga mbega ukuze Kigali. Ndibuka kera tuza gusura famille yanjye tugashaka kwaka resepase, ibyo ni ibintu byagiye binyafekta. So amaze kwitaba Imana nyine maze kumva iyo ndege rero ko yahanwe, ngiye narishimye, ariko sinishimye ko umuntu yapfuye, nishimye ko numva ko intambara irangiye. Nicyo kintu cyajeho bwa mbere, ndavuga nti bitaniruka ngo njya kubwira mama aho yari aryamye. Mama mubwiye umuntu w'umukecuru nyine umuntu wari ukuze, mbona aho kugira ngo abe yabyishimira, mbona mbega umutima urahagaze, arahaguruka arayicara ku itanda, arandeba mu maso, arambwira ati mwana wanjye kwishima. Ati igihe cyose umukuru w'igihugu cyangwa se umuyobozi w'igihugu yitabye Imana, twebwe avuga twebwe Abatutsi, nitwe twishyura igihe nitwebwe tubabareramo. Ntabyo numvaga rwose, nakubiza ukuri, umuntu w'imyaka 15
nta kintu uba wumva mbega umwana w'umwadoresa ntabwo nabyumvaga numvaga mama ari umuntu udasobanutse nkumva ntabwo azi ibigezweho nkabwo we ku mutima yabaho umukecuru ntabwo uzi ubu ngubu tugiye kugira ambiance ubuzima bugiye kugaruka ubwo rero atubwira ati mwitegure njye n'abakunda mukuru wanjye na mushiki wanjye twari dusubiye mu rugo ati mwitegure ibintu birakomeye iminsi ubwo dushyira no muri salo turicara atubwira ati mushake amakote mushake imyambaro yindi noneho umunsi umwe twicaye mu rugo noneho twari twicaye ku ibaraza inyuma mu rugo iwacu hari intuza hari stairs sinzi banza ari sikariye niko bazita ibaraza noneho nanjye nicaye ku intuza yo hasi ku rubaraza rwo hasi sinzi ukuntu numva abantu barakubita kuri portail y'urugo numva abantu barimo barasimbuka numva buzuye mu rugo ahantu hose sinzi ukuntu agiye mpindukiye mbona abajandarume ni nk'abapolisi icyo gihe bitaga abajandarume bona abandi baturi hejuru n'imbunda bona bari mu rugo n'imbunda bona bamagaze hejuru n'imbunda mu mutwe wanjye mu bwa doresa bwanjye numvaga ko ushobora kwirukanka asiga imbunda isasu ubwo nahise nirukanka mpita simbuka urugo njya kwihisha hepfo hirya y'iwacu gatoya hari umugabo duturanye yitwa Ntoni nihisha mu rutoki rwe baduteye nko saa 9 za kumanywa ndahaguma mpaka mu saa 12 butangiye kwira noneho nibwo nagarutse ngeze mu rugo usanga mbega ibintu byose byagiye hari amasasu barashe muri sima hejuru mu gisenge parafo bayitoboye sanga ibintu byose byo mu rugo hari akabati muze wanjye yagabikamo ibitabo bye bya kera sanga babisutse hasi mbega intebe bazicuritse noneho ubwo waburanyice nyine nibwo sinzi ahantu umuntu ari ibyo gafame yanjye yose yagiye sinzi abantu bari so rero mbura uko mbigenza ikintu cyanje mu mutwe nuko navuze ngo ngomba guhunga hava aho ngaho iwacu ku Gasoro nkajyana nitwa Kigoma hari umugabo witwa Munyaneza yari umusore icyo gihe Munyaneza Mabure ni umugabo papa yareze yaradukoreraga yari umukozi mu rugo kera papa yamuzana n'umwana mutoya twararira ngo ngewe rwose naheze ko na mukuru wanjye biko twakoze ariko akaba boss ava mu ubundi bwoko bw'ibyo twitaga ubwoko bw'abahutu we ntabwo nta kibazo yari afite ariko kuba ko nanze umutima we kandi ari umugabo mwiza nanze ko ninjyeyo azamproteje actually ni gufata inzira ndagenda ubwo nabo muri famille yacu bandi abantu muri famille bacu mbega generation yanjye niko navuga turagenda tugera kwa Munyaneza ninjoro hafi sanga z'ijoro saa 6 saa 7 tugumayo araduhisha noneho umunsi umwe turi aho ngaho nibwo umuntu yigeze atubona turi mu rugo iwe aragenda abwira intera hamwe abwira n'abategaga intera hamwe hari icyo gihe kubera muzehe wanjye izina rya papa muzehe Kalima yari umuntu uzwiho aho nakuriye hari iwacu Nyanza no ku Gasoro na za Kigoma na Ruhango noneho uwitwa burgomestre ugira shebuja wari inspector d'arrondissement witwaga Kabirigi Aloys ndakeka n'abana b'abapolisi bari bazi papa of course noneho rero umuntu akababwira ati babana bo kwa Kalima bari kwishe kwa Munyaneza mujye kubafata noneho batanga order rero batanga amategeko ngo baze kujya kutwica cyangwa kutwikiraho inzu amahirwe twagize nuko muri barumuna b'uwo Munyaneza yari aho ngaho ntabwo yarimo bicanye ariko urubura icyo gihe yenda batoya mutabizi icyo gihe wari ufite showa ebyiri bakwice cyangwa uri kumwe ntabwo washoboraga kuvuga ngo kwiyopoza nabo bari guhita bakwica hari n'ababajyagamo kugira ngo babone uko babaho especially nk'abo mbega bwari uburyo bwo kwiproteje ariko tugira amahirwe murumuna wo Munyaneza aravuga ati rero batanze itegeko yuko bica abana ba Kalima mugomba kuva hano nibwo rero Munyaneza avuze ati rero ndibuza kubasubiza iwanyu yenda musubira iwanyu ku Gasoro abantu bazababarira cyangwa kuko barabazi kubarusha kuva iwacu kujya kwa Munyaneza no kuva kwa Munyaneza usubira iwacu harimo umugezi akagezi gato kitwa Ruhoboba ako kagezi ugacaho hari akantu k'agateme gatoya cyangwa usubutindo wagomba kunyuraho urwo rutindo cyangwa iryo teme yari yafashwe n'interahamwe rwose bari bashyizeho bariyeri noneho tugiye kuhagera abantu batubwira bati nimuhagera interahamwe zirabica noneho Munyaneza aratubwira ati reka hano ngenda haze reka ducura hano rw'iryo teme noneho tuze kwambuka n'amaguru ariko hari mu ijoro nyine tugiye kugera hafi y'uruzi yako kagezi usanga kuzuye hari mu gihe cy'imvura hari mu kwa kane aratubwira ati reka twicare hano reka twicare rero tumara kwicara nibucya noneho ndabambutse ngo bukeye turambuka twambutse
of course interahamwe zari hejuru y'imisozi umusozi twa Kinene n'indi zashori hirya hose noneho twambutse ubwo ziratubona ziraza zidutega ambush turaza tubaguyemo rero bari benshi hafi kuri 50 ntabwo nibuka n'imihiri n'amashoka mbega intwaro zose za gakondo of course n'amagrenade n'imbunda banze bari zifite ariko ibyo twabonye n'imihoro n'ikigoro batanya baduhondagura baradukubita rero nongewe ucyo gihe ubu nuko ricaye ndi muremure cyane we twarahurira bize mfite metero 2 zirenga mfite metero 2 na gatatu cyangwa na 4 urumva n'icyo gihe nanjye kugira hafi metero 2 ndi muremure n'ubwo ndi umwana n'umwadolescent ariko nafite hafi metero 2 nari ndi umugabo muri make n'abasumbaga bose mbega yani za characteristics zose z'inyenzi inkotanyi inzoka mbega umututsi uko bashakaga ubwo rero ngiye bahise bataka nibwo mwafashe ikintu zaza nta mpungano zabyo bitaga ubuntu bw'ubuhiri agiye kukinkubita mu mutwe uwo munyaneza araza angwa hejuru aramfata baramukubita bamumena ikaro kantu zakaboko barakavuna baramusubika ubwo bamusunitse bamuvana aho ngaho no twebwe nge nabo bana twari turi kumwe bandi twari abana 6 ndakeka none ubwo bagenda badusepara nibwo ngiye rero kuko nabonaga nagaragara ko ndi umugabo hari inyenzi nyine cyangwa inkotanyi bashakaga baranzamura gatoya nibwo bahanzamuye gatoya kuri uwo musozi wa Kinene giye kubona mbona umuringoti harimo intumbi bana abantu barimo batagiye kwica bahica abantu ndakeka ubwo rero mu gihe nayo ndimo ntekereza uko bimeze wumva ntaza aho ndi numva nataye umutwe nyine nibwo umwe mu nterahamwe ahita asimbukira afata hano mu ishati arangura ahita afata umuhoro ajya kunema mu mutwe agiye kunema nibwo nabonye umuhuruza ndagutsa nk'ukinga gato uragenda nkubita hano none urasimbuka kanuza kawo ko hejuru karinjira hano karahafungura neza ubwo maraso ahita atangira kugwa no mu maso none urumva ahise mpfa muri makeya ahise mpera umwuka nahise ngira ubwoba bakikubita hasi ndarambara ubwo n'ubundi bakomeza bakora ibyo bakoraga baradukubita baraduhondagura nabo bana twari turi kumwe ngewe bankuramo inkweto bankuramo umukandara batwaye jacket nayo nambaye bamvuna kuri shipu kandi none abo gatsinsino none ubwo njyamaho ngaho nyine sinza amasaha sinibuka amasaha namaze ariko ndibuka icyo nibuka ntangiye kugarura akenge hari umuhungu wari wambaye umupira ujya gusa n'umutuku wari urimo amfira ku maguru baramukubise baramuntu hejuru no ndibuka icyuka cy'amaraso cy'umuntu upfa ni ibintu na n'ubu bikinjena none numva arimo aragwa ku maguru yanjye nose musa nk'umusunika ntaguruka nsanga nyine ntavunaguritse umva amaraso yari yavuye visage yose yuzuye amaraso ibisatsi yari yabaye nk'imbega yari yuzuye amaraso noneho ntangira kugenda ngiye gatoya nka metero nka 50 ubwo ndimo ndagenda mu mabuye nta nkweto nambaye ni mu gihe kibi ubwo nka metero 50 baradufashe barafata n'abana bana batujyana mu kintu cy'ikizu yagasi yari stock y'amasaka cyangwa se yari butike ahantu baturundamo umugoroba batujyana ahantu kujya kutwica tuhageze none ngiye hafi y'umuhanda icyo gihe none ubu twagarutse iwacu ku Gasoro uriya muhanda Kigali Butarabahazi ngo twari turi ku ahantu ku muhanda ujya kujya aho bita ku Mayaga cyangwa Busoro haniho biciraga abantu mpageze none mbona ukuntu barimo bica abantu muri famille yacu ukuntu barakana ko muri famille yacu abana ahitwa kwa Muhizi nta barashize hano umuntu usigaye mbona utwana twarimo baradukundagura muri kaburimbo noneho ubwaburanyica ndavuga noneho abantu n'ubundi baranyica ariko reka ntekereze kwirukana nyine barandasa kuko numva icyo gihe nibaza ukuntu bari buntemagure bari bunkate bari bugire gute numva birandenze nkumva mbega nkumva ubuzima naburangije rero ntashaka kwirukanka noneho abana n'abandi twese turirukanka ku mahirwe y'Imana aho ngaho niho twakuriye n'iwacu turabatoroka ngo dusubiye iwacu turagenda tugeze of course twari tubwo nari ko subinga ku itongo iwacu numvaga mbega icyo mvuga yuri umwana yuri mu gihe cy'intambara hari ukuntu wifuza ibintu n'ibyo ngiye numvaga ko subira iwacu musanga ibintu byaragatunganye mama ibintu byose byaragarutse ariko of course nta cyari gihari suye ku itongo nsanga nta kintu gihari yakwa ku muturanyi wacu ngo witwaga noneho nishe mu rutoki rwe yari umugabo wari ufite umugore w'umututsikazi wa Domitira cyangwa Donatira ntabwo nibuka neza izina rye yari inshuti ya mama yari umuntu wajyaga ari inshuti y'ababyeyi ya mama wanjye noneho tuhageze aravuga ati ushobora kuba hano Kizito we ati barimo barashaka mbega barimo barashaka abagabo bose muri famille yanyu bamaze famille batweduha abashambo ati mu bashambo mwese mwashize ahubwo wasanga ni wowe usigaye atariko iki jya kuri eglise y'abadventiste yari hirya iwacu ati ndakeka ko abantu bose basigaye ari bo bihishe
ubwo eglise yari ntabaye nka kilometero niko navuga, ntabwo nibuka neza uko hareshya. Ndagenda hageze nibwo umukecuru wanjye abonye mama nsanga mama arahari na bashiki banjye barahari n'abandi bo kwa data wacu, mbega famille yanjye abari basigaye bagihari. Ikintu mama yakoze abonye amaraso n'ukuntu usa, ubu tumaze hafi navuga hafi iminsi ya nk'itandatu turi mu kwirukanka nyine turi muri Jenoside, nta woga nta urya, mbega twarabaye nk'udusimba. None abonye ukuntu usa agahinda amaraso mu maso, ubwo agahinda karamwica. Nibwo ambwira ati mwana wanjye ntuze hano, ati nuza hano uricisha abantu bose, ati bene wanyu baso wanyu bose babamaze, bene wanyu bamaze, igisigaye ni wowe usigaye. Ubwo rero mbere yaho ngo muri eglise niho naho nabonye barimo baha abantu wa muti w'inka, mbonamo abagabo muri famille yacu nyine barimo barapfa. Kubona umuntu onkere wawe cyangwa se so wanyu, abantu bitwa ba Nikodemo, bitwa bagatera, abandi bari aho ngaho barimo baruka ibifuro. Noneho ubwoba buranyica, ntugire ubwoba, nibwo nahise nzamuka njya kwisha mu kizu cy'umuntu witwa Dominico yari umugabo w'umurokore, umudivantiste w'umurokore. So noneho yarimo yubaka inzu, noneho ndagenda iyo nzu y'amatafari ya rukarakara yihishemo. Nibwo noneho umunsi umwe Dominico akajya anatugaburira, yari imfura cyane, akajya anatuzanira ibiryo. Noneho umunsi umwe umukecuru wanjye agase Dominico yagiye abwira mama ko turi hari. Umunsi umwe mama araza mu gitondo cyane nkaho saa 10 za mu gitondo, hatabona numva umuntu arimo aragenda buhoro buhoro, njyawe n'interango zamenye aho turi. Nibwo yaje umukecuru wanjye yinjiramo muri icyo kizu, ubona yambaye igitenge yifutse mu mutwe. Noneho arinjira, niko arampamagara, ndamwegera ndamuhobera, ndishima. Nawe ndi kubona umugabo nawe yarapfuye. Nibwo ambwiye ijambo, arambwira mwana wanjye ati birakomeye, ati narokotse intambara nyinshi, ati no ntabwo nzayirokoka kabisa, ati rwose twarokotse nyinshi, ati 59, 60 na kangahe 70, 80, 90, 93 n'ibi byose, ati ntabwo rwose nzayirokoka. Ubwo ntangira kurira agahinda karangije ko numvaga ntabwo ashaka ko mama yitaba Imana. Nibwo rero asengeye, ubundi twakuze turi abakatolike, akuramo ishapure arayimpeza, arambwira ati uzaba umugabo, ati nurokoka uzarere barumuna wawe. Iryo jambo rwose yaranshanze icyo gihe, kuko ndi bucuri wacu nta barumuna banjye ngira, ntabwo nari nzi icyo ashaka kuvuga, ntabwo numvaga mbega ari profession niko navuga. Ubwo noneho asubira yaragenda. Bukeye bwaho cyangwa se uwo munsi iyo bukeye bwaho ndakeka witwa twumva abantu barahamagara kuri ntuza kuri mikoro bavuga ngo ntuza ngo intambara yarangiye, amahoro yaje, ubundi tuze aho ngaho, mbega tuve ahantu twihisha. Turagenda tujya imbere ya eglise, tuhageze nibwo burugomesitiri n'abapolisi be n'abandi bariho interango baratubwira bati reka muze kuri komine Ikigoma, hano muri hari dangerous, ni habi, bashobora kuhabicira, nta security ihari. Turamukurikira, turagenda, tugeze mu nzira hafi y'ahantu tw'Igatari ku mukingo w'Igatagara, nibwo twasanze bahashakishijeho ikindi kizu cyagihari bari bateguye cy'umugabo witwa Bihezande, nawe noneho badushyiramo. Ubwo urumva baratubwira bati nimugume hano turahabarindira, aho hari safe kurushaho mwari muri. Ubwo rero duhari nibwo bazaga bagatwara umuntu umwe babiri. Noneho umunsi wa gatatu ndakeka nibwo twari turi hanze, nubwo muri icyo kizu harimo abakecuru n'abasaza, twebwe abana twajya tujya n'imbere kuko hari hatoya cyane, harimo abantu benshi, tukigira hanze tugakina umupira birabisanzwe. Noneho sinzi ukuntu nabonye ku rundi ruhande, ku wundi musozi hitwa za Mukingo, imodoka zizamuka zuzuye interahamwe zibaririmba bavuza induru, amakamyoneti, amabisi, mbega imodoka zose bari bafite. Noneho rwaragarutse imbere y'iyo nzu, nababwira ntajya kubwira abantu twatewe, ariko mu minota mike inzu bayifashe bayuzuye. Ubwo rero bumva nkuko ngene nadasize ko nzapfa, navuga ntabwo nzapfa nicaye, ubu ngiye kwiruka. Ubwo mpita nirukanka, mbega nca mu ntera turirukanka, simbuka umuhanda, mpita manuka ahantu hepfo mu gishanga. Uko namanukaga nirukanka, twagiye turuhuri rw'abana benshi cyane. Noneho umwana umwe, hari umwana nta nubwo nari muzi, n'abana twari twahuraho hose, wari uri ibumoso bwanjye. Noneho baramurasa mugongo, bamurashe mu mugongo, yikubise hasi kubera ko urusaku rw'amasasu runtera ubwoba. Undi numva mbega ngira ngo nanjye barandashe, mpita nikubita hasi. Ubwo ngenda nibarangura, nisanga aho ngaho muri iki gishanga, nyaguca ndikurura njya ahantu mu kintu cy'igihuru cyamo n'insina, nicaramo aho ngaho. So nicaramo aho ngaho, noneho hashize akanya gatoya, hashize n'iminota 30 ndakeka,
ntangira gutekereza ndavuga no munsi ntabwo ndi bupfe, no munsi ndi buze ndarokoka, ntabwo ari umunsi wanjye. Noneho rero bana ngiye kumva numva imbwa zitangiye kumuka, nanone imbwa ziramuka ku manywa y'ihangu, imbwa zitangiye kumuka. Hashize akanya gato ngiye kubona mbona imbwa ziraje zirasanze aho ngaho mu gishanga. Abantu uzi ko bari baratraininze, bari barigisha imbwa zabo guhiga abantu. Imbwa nibwo nkuyemo, ahandi bamwe mu baje bari badusanga aho ngaho, baraza bafata ubwoko bwanjye babufatira inyuma barabuzirika. Undi baba bafite bazahara, wari ufite pistoli, baratuzamura baranzamura no bansubiza aho ngaho kuntuza bari aho ngaho kuri icyo kizu nyine hafi yo muhanda. Usanga zono za modoka zirimo za modoka mbega zaje zitwara interahamwe, noneho nibyo zirimo barimo barashyiramo babana muri famille yanjye. Akamodoka k'inyuma kandi sani dansune k'umugabo witwa Nzaramba baragafungura, bagafunguye nibwo bafashe umukecuru wanjye bamushyiramo n'abandi, barafunga muri kapo nyine inyuma muri trunk baratwara. Rero nibwo nabonye mama bwa nyuma bamushyira muri kapo mu modoka inyuma baratwara. Urumva ko umwana w'umutoya gucurana aranyishe ibintu na n'ubu niyo ntwaye imodoka cyangwa ngene nkabona imodoka y'umutuku, umutima wanjye urasimbuka. Ni ibintu byantwaye kabisa, byaranyafekse cyane psychologically, ku buryo buri gihe bihora mbitekereza. Umukecuru baramujyanye n'abandi bose barabajyana, noneho babura ahantu ngiye banshyira ku modoka zari zuzuye. Barambwira bati tuza gusubiza muri kiriya kizu noneho tubuze ko tuzaza kugufata kuri turu ya kabiri. Ubwo dusubiramo, ngezemo nibwo nasanze utu twana twose nanjye. Noneho ubundi nk'uko navuze nahoraga ndi muremure, abana bose mbasumba, ariko noneho nzaza gusanga nijye mugabo uhari, nijye mukuru. Noneho ntekereza ukuntu nafata decision y'abana bana nyine. Ndavuga rero shaka abantu bari buze kutwica, njye nawe mfite ubwoba bw'ukuntu bari buze kutuniga. Ntabwo natekerezaga ko ntabwo nabonaga ukuntu twana duto nkavuga abantu baraza kutuniga, ntibari buze no kuturasa nk'uko barasaga abandi. Nibwo rero navuze reka dutoroke. Bigeze mu majoro dufata ikizu tukivamo, tunyura inyuma tugenda, buri muntu wese agenda anyuraho. Yewe ndagenda n'abandi nisanga mu gishanga hitwa muri Rwankanza. Ni igishanga kinini cyane, usibye ko nabonye cyatanye kuba gitoya, ariko ni igishanga umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi wakoreraga hano hitwa kwihanika w'Abadage, wajya guhingamo ibisheke ndakeka icyo gihe harimo amasaka. Ubwo nibwo twagiye nijoro, noneho nza no kugwa mu ibumba mu cyondo, mbura ukuntu ngenda, nta nkweto nambaye, nta kintu nzi, ariko ndakomeza ndwana kuva muri iryo bumba, muri icyo gishanga nanyuze muri isayo niko baryita ndakeka. Nza kugira amahirwe asanga ahantu mu gishanga hagati hari amasaka. Noneho ayo masaka yari yarahinzemo ibigori, ibijumba ndakeka mu byo bita amayogi. Nibwo nasanze ahantu mbega navuga humye, nibwo niho nicaye. Aho nahicaye nko mu kwa kane hagati kugeza ndakeka hafi mu kwa gatandatu, kugira ko inkotanyi zidufata zitubohoza. Noneho muri icyo gishanga rero ntacyo twaryaga, of course ntacyo naryaga. Ibigori ibyo twashobora kugira amasaka tukahekenya, ibyo by'ibijumba tukabikura. Noneho najyaga ngira inyota nkafata amazi, hari amazi akantu k'akagezi kacaga hagati y'iyo migende. Noneho nkajya mfata amazi mbega yarimo ibyondo, harimo n'ikintu kimeze nk'amavuta, sinzi ibintu by'umuhondo byabaga biri hejuru, nkabikuraho bimeze nk'amamesa niko navuga, nkayanywa. Noneho ntangira kugira za diare, ntangira kurwara mu nda, nkandakora. Ubwo urumva noneho hahandi byasayo nakandagiyemo cyangwa cyo byabumba nakandagiyemo, inzara zanjye zitangira kubora, hazamo infection. Inzara zanjye zitangira kubora, noneho zikaza zikura zigatakara, zaraharabuze. Ndibuka rwose bari amafuku bari iki, hari udusimba bwa dusanga aho ngaho, njyamye aho ngaho mbega ndi mayiti, ndi umupfu. Hakaza zikihumuriza ibirenge zikigenda. So ubwo rero ndahicara cyankomeje niyo shapure umukecuru wanjye yampaye. Twebwe abemera Imana ndavuga icyo gihe ni Imana rwose yerekana ubushobozi. Nkajya umunsi umwe ngasenga nkumva mfite amahoro, nkavuga nzarokoka. Ariko nanone nkavuga se nindokoka nzabana nande, nzarokoka ninde, nzatungwa nande, kuko numvaga ko ari njye uzarokoka njyenyine. Noneho rero nkubigeze hashize igihe, noneho umunsi umwe ndacyanga mu kwa gatandatu, ntabwo nibuka neza, jya kumva numva mbega amasasu aracecetse, ibintu biracecetse, mbega inyoni nizo zonyine zivuga. Umunsi umwe cyangwa ibiri, noneho bintera ubwoba, ndavuga se mukajya Imana mwe, abantu bose barapfuye, njye wasigaye. Nibwo
nagiye mbega ndaho ngaho ntazi ukuntu bimeze. So noneho ngo muri icyo gihe inkotanyi zari zarafashe ariko zaraturenze, zarageze zarafashe na Nyanza, zarageze ndakekana za Butare, ariko kubera ko tutwaye ahantu narindi hari ubuzima middle of nowhere niko bavuga mu cyongereza, mbega ni ahantu ntari mu gishanga hagati, ariko bakaba bari bararokoye mu barokotse mbere cyangwa babonye imbere harimo bamwe mu bana muri famille yacu, ndakeka witwa Vincent cyangwa Innocent bahuye nabo, aragenda ababwira ati hariya muri kiriya gishanga hajyemo abantu benshi. Ubwo rero nibwo baje baradukuramo baratubona, ngewe rwose nari nsigaje umwuka wa nyuma rwose, nari ngiye numva nibuka rwose tugiye kujya ahantu munsi y'ikizu cy'interahamwe yitwa Esironi Mutabaruka, bari barabohoje barashyizemo nka sikibe nyine cyangwa clinique, niho byananiye kugenda bashyira ku ngorofani baracunga nyine kubona n'abaye skeleton yari amagufa gusa asigaye. Ubwo tujyamo aho ngaho baratugaburira, nta kindi n'abandi bana benshi nyine nta kindi, nari ndwaye inzara, bagenda no kunshyiraho muri IV drip cyangwa serum kugira ngo barebe ko nagaruka agatege. So hashize igihe gito rero ko iminsi ndakeka umwe cyangwa ibiri twamaze, baravuga bati mugende mujye mu nkambi mujye muganda. Ibyo gihe bana nibwo navuga ngo naho ngaho maze kugarura Kenya, maze kubona ko intambara irangiye, nibwo natangiye kuvuga navuga se iki narokotse njyenyine. So ubwo badushyira mu ntange mu buzima bw'imfubyi nyine, ntangira ko muri iyo nkambi muganda muri za ngo z'abantu natubita group home cyangwa orphanage, mbega gena ni bouncing ahandi igihe amashuri atangirire na 1995 usubira ku ishuri birananira, noneho mbega amahane icyo gihe natangiye kujya mbona ko afite trauma yahamuka ntarinzi, nkajya ndwana n'abantu ibintu byoroshye, abana b'inshuti zanjye n'abanicaye muri dortoir iba warabaye muri Leta nabizi, umuntu yagutwara, urabizi ko hari umuntu azagatwara yashino yawe akayiva cyangwa aganatwara isabune, abanyifashe isabune nkakubita nkagusha nkatongana. Noneho umunsi umwe rero ageze ndi ku munsi umwe nagize nashatse ku numvise ko ari muri amanjye twa Fidendo bagomba kujya gushyingura, noneho naturushya ngo ntahe bararunyima. Umugabo ari prefet de district cyangwa des études icyo gihe wari waraturutse muri Congo cyangwa i Burundi, noneho bimwatse ngiye kumwaka uruhushya, nibwo arambwira ati ni gute umuntu wese nkawe yarokotse Jenoside, agira ngo ndabeshye nyine, kuko icyo gihe abana bakunda gutoroka internet n'abavuga ngo bagiye gushyingura ababo, noneho yareba ukuntu ufite metero 2 zirenga, ntiyumva ukuntu narokokeye mu Rwanda. Noneho urumva kumbwira gutyo ndi mu survivor, yumvaga ari kunkora mu gisebe n'umujinya uranyica, ndavuga ni wowe nta n'icyo uri cyo mpita nigenda. Ubwo ndagenda njya gushyingura muramu wanjye, hari ku gatanu ndakeka, ariko dimanche nimugoroba mu wa mbere njya mu ishuri, noneho nimugoroba njya muri entraînement, nakinaga volley cyane na basket, ariko volley ni icyo gihe yasanze nkina volley. Noneho arahamamagara ati nurangiza entraînement uze muri office yanjye. Barongeye muri office, arambwira ati ntabwo uguhamagaye hano ngushimira ko wari uzi gukibuye uzi gutegina volley utere biro neza, guhamagara ngo ko uri indiscipline ugiye kukwiruka, ati uzagaruke uzanye n'ababyeyi cyangwa n'undi muntu kurebe. Noneho numva umusatsi umvuye, navuga se mukajya ndajya hehe, nta bantu mfite njya, abo bantu ambwira nzana nta muntu ushobora kuza. Nibwo rero ubwo umujinya n'iki ndibuka nafasha ameza ngiye kuyamuturaho, ko nayo mfite umujinya nayo nshobora gusobanura abana bajyaga baca imbere y'umuryango ya office y'abagiye muri dortoir, nibwo nabonye ngira ubwo aravuga ati bano bashobora no kunkubitagira gute, bategereza n'ibintu byawe bigendera abarangikanye. Amaye weekend byo ni sinko babibacyo gitabye weekend, amaye weekend atigenda ati uzagaruka bazamaye nk'ibyumweru bibiri bura ahantu njya. None ubwo umutima wanjye navuga no ko muri nta n'ikintu gisigaye mu buzima bwanjye, atureka nigende reka nipfire, ubwo bitanekereza kwiyahura. Ubwo nibwo nafashe matera n'agakapu kanjye, matera nayijugunye mu ishyamba ahantu isave, agakapu kanjye nshafata tike, mfata njya ku muhanda, mfata bisi, mfata taxi, noneho ngaruka iwacu kugasohoka ku matongo, urumva 1995 kwa kangahe ndakeka umwaka urashize, nta muntu iwacu barasenye nta matongo, ariko kuri njye navuga ngiye gupfira iwacu ntabwo napfira hano. Ubwo nagiye ngenda mu bisi taxi, mpagarika imbere y'umuryango wacu twazamukiraga, ndazamuka muri ayo matongo yacu. Noneho umuntu wari utuye hirya hakurya y'umuhanda wacu aza kubona arazamuka yibaza, yari azi ko na polisi twari azi ko
biramutangaza bibaza igituma umuntu agiye aho ngaho amatongo. Ubwo baje basanga yinjiye mu kizu cy'iwacu muri icyo cy'amatongo, ndimo arashaka ahantu heza mbega ndibwimanike. Ubwo nibwo ya mbega bavuze ati kwiyahura bigira gute, subira ku ishuri. Na mushiki wanjye wari warokotse wari utuye hirya yaho hepfo yaho, ndakeka ko bari bamuhamagaye bagiye kumureba, noneho baraza bati reka mbabwira uko byabaye, ndimo ndira n'umujinya, bati ntacyo uzasubira mu ishuri bigira gute. Ubwo rero ntabwo nabyumvaga. Ubwo ngomba ndaharokotse, noneho nshaka indi nzira yo z'ukuntu nabona ishuri. Ndakubona ishuri ahantu hitwa Igahini, nako mpageze Agahini, no igitekerezo cyanjye ndavuga ni ngiye kuzaza mu Rwanda, kuko icyo gihe u Rwanda kuri njyewe rwari urupfu. U Rwanda aho nabonaga hose ntabwo nari nzi ko ari hamuka, ntabwo nari nzi ko ari trauma, ariko ikintu cyose cyanukaga nk'aya maraso ya muntu wanguyeho, ikintu cyose cyanukaga nk'igishanga, ari n'amavuta asanzwe meza n'isabune, icyo nafataga cyose nubaga kimpumurira nk'amayiti cyangwa se amaraso y'abantu. Ubwo nibwo 1994 1995 ijya gushira ndakeka mu kwa 11 nibwo nategereje nti yewe aho kugira ngo umeze nshaka kujya mpora niyahura, aricyo ni cyiza, ndavuga reka nzave mu Rwanda nigendere. Hari bakuru banjye n'abashiki banjye bari barahunze kera muri za 90 mbere barahunze muri za Kenya na Tanzania, ndavuga nti nzabasangayo, reka ngende nshaka kubona tike, nshaka ngira Imana. Hari umumama wari utuye kukivugiza amfasha gushaka passport, kuko ntabwo nari kwibona passport ndi umwana ndi jyenyine. Noneho ubwo mfata inzira, mfata icyitwa komesa, icyo gihe genda nkurikiye ngo mukuru wanjye abaga muri Kenya. Ubwo ahantu hose nyine ni amahirwe y'Imana, it's a long story, ni birebire cyane. So njya mva Uganda, Uganda nyura, noneho ngera Kenya. So noneho ngeze muri Kenya, noneho ubuzima rwe burakomera. Of course ikintu ariko cyansobaga icyo gihe cyangwa cyatumaga ndokipe ni sport, kuko icyo gihe nari ntangiye kujya ngira, noneho nageze muri Kenya mbona nta muntu uzanyica, ariko noneho gusinzira birananira, kurya birananira, nkahora ngira indoto mbega nightmares zino z'abantu banyirukana bagira gutusuka. Nkajya muri Kenya no muri Tanzania ndimo shakisha aho naba, ikintu cyansobaga no umupira. Nibwo nahise nijandika muri sport, ngende umuntu akoze sport kuva nyiri umwana. Noneho ngezeyo basket ndayikina, ngikina n'ingufu, kuko numvaga nayikinaga noneho nkananirwa. Nananirwa njye muri aho naryana n'icumbitse asinzira. Nza kubona ko sport ari wo muti wanjye. Najyaga njya mu muhanda n'abanyakenya bari abakora marato, bajya muri za Olympique, tukirukanka. Abanyakenya ntibananirwa, bahora mu muhanda birukanka. Noneho njye nyambwira abantu, mu gihe abanyakenya barimo bitegura intuza Olympics, imikino ya Olympique, njyewe ntabwo nari nzi ko ndimo nitegura ubuzima mbega bwo kupfubya indigenge. Ntabwo nari mbizi, njye nari nzi wari umuti nafataga kugira ngo mbone uko mpumeka nyine. Ubwo rero kubw'amahirwe y'Imana basket ndayimenya, ntangira gukina ikipe yitwa Kenya Commercial Bank, irandokirita. Noneho baza kumbwira bati hano rero uracyari mutoya, uzajya ujya kuri bench. Coach mwankundaga arambwira ati reka hari ikipe muri division ya 2 yitwa Trustees Bank, uzagenda nugerayo uzabona umwanya wo gukina, ugira experience ku buryo uzatera imbere ugashobora no kugera ahantu. Icyo gihe twebwe muri icyo gihe nta n'uwashaka kuza muri Amerika, abantu bakunda kujya muri za Seychelles, hari amakipe yishyura muri za South Africa no muri Faransa. No mu Faransa hari ikipe yitwa Limoges yajyaga iza kurokita muri Kenya. Noneho buri muntu wese avuga ati wowe ushobora kujya gukina i Burayi n'ahandi hose. Nibwo rero ngiye muri iyo kipe yitwa Trustees Bank. Noneho umunsi umwe tunza no kuconnecta n'abantu muri Uganda, nza kubona amashuri muri Uganda. Ngeze muri Uganda noneho rero nibwo navuga ubuzima bwanjye bwatangiye kugera kuri gahunda. Ina ekipe yo muri Uganda yitwa Blue Jackets, nyivamo njya mu yindi yitwa Falcons. Noneho nyirayo wishinze yashinze iyo kipe Falcons, ari baze kuri twe, kuri abana biga muri high school icyo gihe. Angiye no witwa Steven Omonyi, twe babiri mbega niho yakreye ikipe. Aravuga ati bana nibo pioneers, nibo mbega navuga ngo nibo bikingi bya ekipe yanjye. Ikipe irakomera, turatsinda, tugira gute. Noneho ntangira kujya mbonye nyura mu binyamakuru, ntanabizi nazi no gusoma n'icyongereza. Noneho umunsi umwe nza muri entraînement, nibwo nabonye letter imbwira ngo nabaye mbega sélectionné kujya gukina muri equipe nationale y'abajunior izaza muri Amerika mu igeragezwa, kugira ngo mbega abana babone uko biga. Hari tournoi sinzi bazikibaho kera, icyo gihe tournoi zabaga zakoreshwaga n'amashuri nta muri Amerika, bakarokita abana bo muri East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda no muri Eastern Europe, mu gihugu cyaho za Yugoslavia, za Croatia, za n'izindi za Ukraine ndakeka. Izo zose zahura bazanaga amakipe ya muri 10 nangaye.
ubwo rero nanjye makira muri iyo selection y'abantu bazaza ariko barepresenta equipe nationale y'Abagande. Icyangwe rero ni ukubona passport y'Ingande ariko kubw'amahirwe y'Imana Ubugande wankundaga Mr. Simba arahambira ati ntugire ingorane rwose ati wowe nzabifasha passport ndayibona ibintu byose arabikora none ngiye no muri kwaka visa ageze mu bantu bane batanu bagiye ba mbere ngiye wayibonye ngiye nyine ko ngiye wari basketball nyine ko bavugaga ubwo gira amahirwe muri Amerika ngeze muri Amerika amashuri arandokirita hano nta division zaho hari NBA niyo division nkuru ariko division zose zikurikiyeho n'izo mu mashuri kuri university cyangwa muri za secondaire ubwo cyo gihe ko nari ntarangiza secondaire bona ishuri muri école secondaire mbega ishuri ryitwa Providence Saint muri Chicago ndaharangiza njya kwiga kuri university Indiana University noneho kuvunika nyine bya siporo ndavunika ncika ikanita gutando dashil cyangwa King's Tenet icyo gihe rero kavunitse ibintu byose mbega siporo nahagarara mbuko bigenza ariko ku mahirwe y'Imana mvunika sigaje umwaka umwe ndakeka ngo ndangije university ubwo rero ubuzima ntangira gutegereza ukuntu nzabaho nta siporo nibwo natangiye kumenya ko siporo ari wo muti nari mfite wari wafashaga muri uko kubabara kwanjye muri iryo hamuka ryanjye ubwo rero siporo ntakibona ukuntu nkora siporo neza nk'uko nakoraga nibwo nagize natangiye kugisubira mu kujya za depression mbega subira muri bya bihe byo bita bya bihe bibi ntangira kurogereta igituma nabayeho sinsinzire ntangira kugira amahane of course najyaga amahane arenze kamere muntu noneho umunsi umwe mvuye ku ishuri no ku kazi ntwaye imodoka ntayashana afite mu apartment nabaga ndahuma neza ntangira gushakinga mbega mera nk'umuntu ufashwe na electricité biricyuya gira ubwoba ntangira guhera umwuka noneho ngira Imana ndaparika ahantu mparitse ngaro ya kenge ndagenda ngere wanje muri apartment ndaryama ariko ndwara umutwe udakira mu gitondo nibwo narasubiye ku ishuri njya kure umuntu wajyaga tuvura mubwiye noneho ngiye mugenda mubwira ko nagize ngo heart attack sinko nabivuga mu Kinyarwanda mbega umutima wanjye nagize ikibazo cy'umutima nibwo yambwiye ati rero ati umwana ati nta muntu w'imyaka 20 ushobora kuba wagira icyo kibazo ati reba uko umeze uri fit uri sportif atariko nta kibazo ufite arampima asanga ibintu byose ni sawa arambwira ati nibwo yatangiye kujya mbaza utubazo noneho mbwira uko byageze arambwira ati rero ati nakeka ko wageze icyo bita panic attack cyangwa anxiety attack ntabwo nari mbizi so aza kumbaza aho naturutse yari azi ko navuye muri Afurika ariko ntabwo yari azi ko nakuriye muri Afurika nibwo yambwira ati ati hari ikintu kibi gishobora kuba waranyuzemo niba abanyamerika nabo bakoza bazi ko ikintu kibaro nko inzu zinahazishya kubuza bavuga ati hari igihe mugeze hari wari uri mu nzu yahiye hari ubwakoze accident mu modoka ariko bya naho byanyu yangiye rwose ntabwo nari mu Rwanda muri Jenoside ndabona nanyuze muri Jenoside rero mbega ubona biramurenza ati nibyo ati wari uri mu Rwanda muri Jenoside ati nazi ko bavuye mu Rwanda nigeze kubyumva ariko ntabwo nazi ko wari uhari ntabwo nari mpari kwambwira ati ese wigeze ujya muri therapy mbega n'ibyo bya counseling wigeze ushaka iki ntabwo byose narabikoze ariko maze kubona ko cyampaga amahoro ari sport noneho nta ability nta bushobozi ngifite bwo gukina kuko naravunitse iyo usibye tango gashire n'amavi bari barayavumba barayavumagamo amazi mbega imvune za sport mwese wabaye sportif aba yaravunitse noneho umuganga arambwira rero ati nama nakugira shaka ukuntu wajya uvuga histoire yawe ati kuko ati ikintu ndeba ati gituma uhuruza hano ushaka ibintu uvuga umutwe urakurya akagira gute ati nuko mu mutwe hari ibintu byinshi byuzuye noneho kukumbura ngo mvuge histoire yanjye rero icyo gihe ntabwo nabyumva kavuga se utajya kubwira abantu ngo nabaye mu gishanga ngo narwaye inda ngo nta nkweto nari nambaye especially umwirabura hano muri Amerika mbega ni ibyo stereotype mbega ni ibintu byose abazungu badutekereza noneho kubera ko n'imyaka ngewe I was the coolest kid muri basketball mbega nari umuntu uri cool n'ikina basketball sportif shaka kwishuri campus yose umenya ko itamenya bwabo bare bwanjye ko ntago ari byo nashaka kwerekana ko umuntu wese wabaye victime burya hari stage tunyuramo stage ya mbere mbega ntubushaka ko hajya numenya ubwawe ibyo wabayeho nibwo rero icyo gihe mbona nta yindi solution nta wundi muti mfite ariko nkahora buri gihe nshaka kumva naba umuntu normal nkashaka gusinzira nkashaka guhora ndakaye bitagira epfo na ruguru ubundi ngewe personally ndi umuntu wikundira amahoro
undi tuze ariko nkahora mu mutwe wanjye ariyo conflict vengeance ihoraho uvuga ni ngenziga ndagize ngende nkora amahano mbega bya bintu by'umuntu ufite umujinya nibwo rero umunsi umwe navuze nti urabizi reka nshake ukuntu najya nakumva inama z'uno muganga ngiye mvuga nibwo nagiye ntangira kujya mvuga nkajya mvuga n'akabarimu bakampa chance nkababwira nti mujye mumfasha ngire gutya na gutya mvuge noneho rero ndagenda bitangira kujya navuga bigenda navuga bigenda bigabanuka so noneho umunsi umwe rero nibwo navuze nti rero niba numva ntangiye kujya ngabanura intuza ngabanura umujinya utangiye kujya ugabanuka cyangwa se agahinda gatangiye kujya kagabanuka ngomba no gushaka ikintu cyamfasha 100% nkaba umuntu muzima noneho nza kwibuka ko ku isi y'Imana cyangwa se muri no si dutuyemo burya ikintu cyakubayeho most likely ntago ari we wa mbere byarabayeho hari abandi babyayeho byanabayeho nabi ariko akenshi burya uri umuntu iyo utekereje neza uvuga uti ubundi wigira ku bandi hari umuntu wajya kumbwira ati nuna kopera uzajya kopera abahanga ntugakopera naho kopera umuswa mu mutima wanjye cyo navuga nti ndashaka gukira ndashaka kuba umugabo ndashaka kuzuza ya nshingano mama yambwiye kuba umugabo ariko ngomba gushaka umuntu nakwigiraho ukuntu umuntu ava mu bibazo abitwa rero ba Mandela nibo bari idol banjye ba Gandhi ba Martin Luther King n'abantu abo bantu bose bagiye bagira ibibazo bikomeye ariko bagahindura isi cyangwa bagahindura community yabo ubwo ntangira gushaka kujya kuri intuza internet nkagugoringa nkashaka nkakora search nkashakisha sanga ikintu abo bantu bose bahuriyeho ni ijambo ryitwa ngo forgiveness ukubabarira reka nkubwire kuri rero umuntu wese wacitse ku icumu cyangwa se umuntu wese uri muri stage ya mbere gihahamuka kumbwira ijambo kubabarira niho kumukanda mu gise noneho nasoma nkagira ngo wenda ndabyumva nabi nkibaza Mandela bafunze imyaka 27 baturukiriye bisha abantu be agahaguruka akavuga ngo ngiye kubabarira abo bantu bakoze apartheid sinyumve neza noneho mbigira nka religion nyine nakuze no mu Kristo nzi ko wemera Imana ugasenga nakuze n'ibintu bya bega ibintu noneho ndasoma ndasoma nshaka definition ya forgiveness y'ukubabarira shaka bega beta prone cans bega ikiza cyabyo n'ibibi byabyo ariko nza gusanga ikintu gikomeye iryo jambo mbega inyungu zayo ari ku giti cyanjye ari ngewe Kizito Kalima uzabikize numva ahubwo ni nk'ikinini cyangwa se umuti nzaba nyweye urumva kuko iyo wahamutse wagize ibibazo nk'ibyo twagize byose iyo ugiye kwa muganga baguha imiti bagushyira kuri mu bitaro ngewe rero kubera umubiri wanjye sinywa inzoga sinywa itabi niyo negera itabi cyangwa inzoga numva nsa nk'ugiye kukuruka kubera sinzi ukuntu umubiri wanjye umeze nka shokora sinshobora kuzirya hari ibintu mbega mu very sensitive iyo ibintu byose birimo ibyo bita chemically induced ibintu birimo chemicals ibinini sinshobora kubyegera n'ibinini bifata yo ku munota wanyu noneho nkareba ukuntu rero nkasoma niba ngiye kwa muganga akavuga ati ugomba kuba ku miti nkavuga rino miti ahubwo izangira zombi izangira nk'ikigoryi nk'umusa mbega izanca intege noneho sinarabitekereza ariko nkahora nshaka iyo solution mbonye rero iryo jambo rebye ukuntu Mandela yageze aho agera mbonye abo baganda ba Dr. King n'abandi benshi ndanagura n'umukecuru w'umuyahudi witwaga Eva Cole warokotse ntuza Jenoside yabo y'abayahudi mu Budage we yabaga muri Poland sanga atuye amasaha 3 nk'isaha imwe n'igice ahantu ari inkuye ariko nafashe imodoka ndagenda ndamwegera turaganira umukecuru rwose yari mu yitabye Imana umwaka ushize noneho nibwo natangiye kubona ko bishoboka ambwira ukuntu ibyo bamukoreye bamukuyemo impyiko imwe kugira ngo sinzi ibyo bashaka gukora ngo experiment baramushyizeho tattoo ibintu baramwanditseho nyine mbega ambwira ubuzima yanyuzemo ariko usanga ahantu yageze n'ibintu yakoze noneho ambwira ati wowe ubu mwana uracyari mutoya ngiye bino nabigezeho mfite imyaka 65 ati uracyari muto cyane afite chance yo kuba wahindura wowe ati kandi nuhindura wowe uzahita umenya uwo uriwe kurusha n'undi wari kuko rero ntangira nava kuri practice byamfasha hafi imyaka 2-3 kugira ngo ngere kuri hahantu mvuga ntino wa ibintu birashobotse so rumaze kumva maze kuva icyo nakuba kwibabarira no kubabarira mbega abona nari kuzamara niko navuga bari baranemukiye ko nge was a person yari personnel mvuga ni uyu niwe nzakurikira numvaga kuko numvaga ngiye bifite bya affects ubwo
nsa nk'ubishyira ku murongo abantu bose nkajya mbandika ku rupapuro nkabatuka nkababwira ko nshaka koza ariko namara kugira nk'amasibo nkavuga niwe turarangije noneho ntangira kugenda ngira umutima mwiza nkajya sinzira nkagira gute noneho bigera ahantu numva mbega ngize amahoro muri uko kugira ku mahoro rero ikintu cyantangaje cyangwa se abemera Imana bavuga ni aho Imana yerekanye ubushobozi bwawe nuko havumbutse undi muntu uwo nita Kalima. Papa yari umuntu w'imfura cyane w'umukristo ukunda abantu ariko numva ya esprit ya Kalima ikunda abantu ifasha abantu ishaka kwirirwa guhora mbega yumva ko abantu bagira amahoro yahise izamuka iyo myaka yose hari esprit yindi navuga itari so ubwo rero ntangira kujya nigisha n'abandi numva mbega ubuntu nagiriwe ngomba no kubusangiza n'abandi gufasha abandi noneho ntangira kuba navuga bita mentor umujyanama w'abana especially abo narutaga cyangwa se nabo twanganaga ariko barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bari hano muri Amerika kuko ngewe narahaje kera umva nageze na 1997 ndakeka nyuma y'imyaka 2007 nyuma hafi y'imyaka 10 none ntangiye kujya kuri iyo level none hari bibi nanyuzemo ndebukuru nababaye n'ahantu ubwo narangije ishuri nkora muri leta mfite akazi keza rwose meze neza kabisa nta kibazo mfite n'izi bintu bya criminal justice nakoraga mu butabera mu gipolisi no mu magereza mfite imodoka ya leta ubuzima ari byiza ku muntu w'imyaka 20 n'ingahe ariko navuga nti none ngiye gufata intego yo gufasha urubyiruko none ubwo ntangira kujya mbagira inama unyemerere tukavugana nkahongera abantu reka kurakara kuko iyo urakaye niwe wiyica niwe ugira gute of course ntabwo bose navuga nk'icumi navugishaga babiri nibo banyumvaga abana bavuga sinzi ibyo usigaye unywa sinzi aho wagize sinzi umaze kurengwa ibintu nk'ibyo byose ariko ngewe nkabyemera kuko narinzi level bariho nanzi mbega urugero rw'ububabare bariho nkavuga ntenda baracyari hasi nkaho narinzi kubw'amahirwe y'Imana rero bigenda bigira munini n'abo bana nafashaga nza kuhura nabo babiri nzi no kubadobuta n'abakobwa banyu mu bana batatu ufite babiri nabo nadobuse nyine noneho abana nabo baranakura ubu n'inkumi rwose banarangije ama universite bafite ubuzima bwabo icyo gihe noneho nza kubona ko noneho cyagiye ya message mama yambwiye ati uzakurure barumuna bawe ntangira kujya mbibona navuga umukecuru wanjye burya yari umuhanuzi niko navuga ibyo yambwiraga ntabwo njye nabibonye noneho ntangira kumva afite wa mutima wo kumva ko urubyiruko especially rw'abanyarwanda ari responsibility zanjye kandi icyo gihe nawe mfite ubushobozi nizi naje ndi mutoya ni system narayize nta kibazo nayo mfite nayo maze kugira ubushobozi ku buryo najya mfata umwana nkamushyira hano na hano buhoro buhoro ntangira kujya bafasha ndacyakora muri government nakora ibintu byose nka bega bigera ahantu noneho ndavuga nti ko reka shinge umuryango reka shinge centre kuko nabona nakoraga nk'imirimo ibiri najyaga muri leta bisanzwe urakazi kasanzwe guhera inadutangira saa 3 bya saa 11 noneho saa 11 nava ku kazi nkajya kuzana umwana nafite umwana mutoya muri day care nkajya kumuzana nyina yava ku kazi noneho nkajya mu bita ngo bene wacu nyine abanyarwanda n'abana bavuga ikinyarwanda bava muri Gararac benshi hano barahari benshi cyane bega baba affected na Jenoside yakorewe Abatutsi nyine aravuye muri Congo i Burundi ariko byose ni consequences za Jenoside yakorewe Abatutsi ndabafasha mbashakira akazi mbashakira amashuri mbigisha Icyongereza abana bakura mu biyobyabwenge bamwe ndabafunguza no mutugire nayo mfite connection muri police no muri gereza ku buryo nageze aho ngaho ntanga n'izina ryanjye avuga ni nimara mukamufasha umwana especially muri Amerika iri umwirabura hano dutuye muri Indiana ni leta y'abazungu hari n'ubwo Amerika bafite ko bajya ariko iri umwirabura hari ukuntu badufata noneho ntanga izina ryanjye mpaka na n'ubu ngo ndavuga nimufata umwana akabubwira ati yeva mu Rwanda mvu Burundi mvu muri Congo cyangwa akavuga Ikinyarwanda mujya mumpamagara kuko urumva twari tuzanye n'abantu benshi bakora so ibintu bigera ahantu ku buryo centre noneho ndayifungura ariko icyo gihe nakoraga mbega ibyo navuga part time 2016 niho nafunguye neza mbega byo full time ku buryo kugeza ku 2016 mpaka saizi niko kazi nkora no gukora ndi nyobora centre yanjye dufite program nyinshi cyane zirimo zo gufasha abana
gufasha ababyeyi gufasha abantu bose umuntu wese wagize ingorane kubera bitewe na jenoside noneho nkagira na pariti mbega navuga ariyo ikomeye cyane kuri njyewe ni pariti aho nigisha jenoside uko jenoside yakorewe Abatutsi yabaye uko yatangiye uko yakozwe ingaruka zayo naho igeze ubu muri icyo gihe nibwo nabonye no bigera ahantu najya kujya mu mashuri nabakurikira social media bandi mu mashuri nigisha ntanga za conference kuvuga ku mashuri menshi cyane arenze 100 rwose nta nubwo nibuka uko bingana aho ngiye hose mbega kugira ngo uko hano muri kibino ahubwo tubamo habamo bano deniers bano bahakanye baragenda barabeshya bagacurika ibintu ku buryo rongewe navuze nti niba ari ikintu warokotse no kuvuga jenoside yakorewe Abatutsi uko yakozwe mbega nkayivuga mu rwego rw'umurescape y'umuntu warokotse kandi nkayivuga uko yakozwe ibyo nageze aho ngaho ndavuga nti reka ntabwo nakwira isi yose ntabwo najya ahantu hose uko biranengana ntabwo najya nahavuga mu mashuri yose ejo kuri itariki ya 7 ejo niba mvuga umunsi wose ku buryo byageze mu rwego rwose n'umva umwuka ugiye guhagarara urumva ariko navuga reka mbishyire mu gitabo noneho nimbishyira mu gitabo bizamfasha kuzajya bikwira isi yose kandi n'umuntu wese ubibonye kubera na social na internet ushobora kujya kuri internet ukavuga uti nkeneye amakuru ku Rwanda aho kugira ngo ubone amakuru acuritse y'abantu bazi ntangaha bagashaka gucurika ibintu byacu kubera inyungu zabo ndavuga ni reka mbishyire mu gitabo niyo nanditseho kino gitabo cyitwa ngo sinzi kukibona my forgiveness my justice uvuga ngo ukubabarira kwanjye nibwo bucamanza bwanjye kuri jewe ari gihe mbwira abantu babwira nti nababariye kugira ngo mbeho urumva kucyo gihe ntabwo nari ndiho strugglingaga narababaraga kandi ibyo byose nagahinda kuburyo icyo gihe ntari nagera kuri iyo nivo yo kwakira navuga yiri umukristo wabo byo kwakira ntabwo ko ari nk'agakiza kumva ko mu mutwe wanjye mu mutima wanjye mfite amahoro njyama gasinzira nta nubwo nari kubona ububasha bwo kuba nafasha abandi bantu nk'iyo ndebye abo bana organization yacu ishobora kuba ubwo duheruka kubara twafashaga abantu bagera ku 200 bari muri state zose naho ngaho mu Rwanda rwose hari abana dufasha nk'umwana ubishoboye ushobora kuba yazi nahangaha yageze ahangaha hariye ababyeyi babambura bakamubagara bati Mr. Kalima rwose umwana uzamuturebere mfa kumenya ko umwana hari urumva it doesn't cost me anything nta kintu bose bintwara kuri njyewe ntabwo nabo ko ndifunge 24/7 umwana ashobora kumamagara saa 6 z'ijoro akambwira ati mfite ikibazo kineke n'iki nkabwira nti especially mu bintu byerekeranye n'amategeko kuko hano iyo uri umwirabura ufite mbega navuga ko ugomba kugendera ku byo action ugomba kugenda witonze ariko nababwiye nihagira ugufata we uhita umamagara ngewe nimba ndi tayari nshobora no kukwakira uburenganzira nkakuvugira kuko hano twemerewe mbega ufite ubasha bwo byo bita remain silence mbega guceceka ntuvuge anyway ibyo rero byatumye bishyira mu gitabo ndabyandika kugira ngo isi yose uzabibone n'abana bazakura bazabibone babone ko ibyo nanyuzemo byose ni byinshi ntabwo nashoboye kubivuga mu kiganiro ntabwo nabivuga byose ibyo nanyuzemo byose ariko ntabwo ariryo herezo urumva ntabwo kubabara ntabwo ari cyo twaremewe urumva kubabara ni pariti ni kimwe mu bintu bikoze ubuzima bw'umuntu ariko icyo wigira mu kubabara nicyo cyangombwa ubundi turavuga mu cyongereza ngo everybody has a story but what you do with your story matters more ngo uruvuga ngo icyo buri wese afite histoire afite inkuru ze y'ubuzima bwe ariko icyo ukora inkuru yawe cyangwa se ubwo buzima iyo nkuru y'ubuzima bwawe nicyo gifite umumaro kurusha ibindi byose ngiye nibyo navuze ni histoire yanjye ubuzima bwanjye kubabara kwanjye uko mama yavuze ati uzakurura isi yose ntabwo bega urera barumuna bawe navuze ntabwo narokokeye kuri ngiye narokokeye abandi bose kandi nimaze kubibona maze kubona resultat zazo biranashimisha cyane kuko nabiboneye n'ibihembo sinzi bone ndagize kubikubwira nabonye ibihembo buri mwaka barampemba nta nubwo mbanze wanominatinze yakumva nkabona imera akangura bati you have been selected mu bana ba competing icyo ni ikintu nashimira Imana nashimira n'abantu bose kandi ngashimira nuko navuga ngo uko u Rwanda ruhagaze uko igihugu cyacu kimeze ni igihugu nanjye kintera ishema yonje mu Rwanda nzanye abo banyamahanga turi kumwe nkagera i Kanombe nkareba ukuntu kuri aeroport nkareba ukuntu Kigali imeze tukajya kugira serivisi zose ahantu hose winjira ukabona ukuntu bakwakira professionally
biranshimisha cyane kuko ndavuga ni abakirwaniye abahagaritse jenoside ntibakoreye ubusa, nanjye nkavuga ni umusaruro wanjye mu mahanga ni ukuzerekana ishusho nziza y'igihugu cyanjye. Ibyo nibyo nakubwira. Thank you so much. Ubwo niba hari ikibazo wambaza. Urakoze cyane Bwana Kizito, ariko ngira ngo muri uyu mwaka n'ubundi n'ushize n'indi yabanje, insanganyamatsiko tugenderaho iyo turi kwibuka ni ukwibuka twiyubaka. Yes. Umuntu warokotse waciye muri ibyo ugerageje kuduciramo urwo rugendo rwose kugeza amagingo aya, ukanagira n'ubutwari n'imbaraga noneho zo kubishyira mu gitabo kugira ngo usangize abantu ubuhamya bwawe, ukanababarira. Usanga kuri wowe nk'uwarokotse ari gute dukwiriye kwibuka twiyubaka? Kuri njyewe ni ukuvuga ngo kwibuka ntabwo ari ukuhembera urwango. Kwibuka ni nk'uko, reka nkwereke, yambwira abantu iyo ufashe iyo ufashe urukingo cyangwa se ushyizeho mositikeri ku ntuza ku gitanda, mositikeri cyangwa se n'urukingo biba bikwibutsa ko hari umubu ushobora kukurya akagutera malariya. Urumva, ntabwo hari n'igihe ushyiraho mbega, kubera ko ni nko kuvuga ngo kwibuka ni ukurinda ibizaza. Urumva, guhora wibuka ni ukukubwira ngo wirangara, wirangara, wikwirara, ariko navuga. Urumva, so ubwo rero kwibuka ni ukuvuga ngo wikwirara, ariko ntabwo ari uguhembera urwango, ntabwo ari ukuhora kubabaza abantu imitima. Ni ukuvuga ngo wikwirara kuko ibintu byacu biracyari bishya kandi ababikoze baracyahari, ntabwo ari ibanga, kandi baracyafite izo ngufu kuko abenshi baragiye n'imiryango yabo. Twebwe tuba hano hanze twiga duhangana nabo. Ujya ahantu ukajya ukabona umwana utekereza ko ari n'umunyamerika, ukabona akakubaza ikibazo, ukibaza ahantu yakikuye, ugasanga ari muri base waba barabikoze. Ni ukuvuga ngo rero kwibuka ni ukutirara, noneho kwiyubaka rero ni ukuvuga ngo wiheranwa n'agahinda. Nk'uko nakubwiye, iyo histoire yanjye yo kubabara y'agahinda yanteye morale. Urumva, iyo ntekereje nk'iyo hagize ikibazo gisanzwe navuga mu kwezi wo kwiyubaka, nk'iyo yenda tuvuge nko kubyuka mu gitondo ugasanga imodoka umwuka wawushizemo. Urumva, nk'umuntu w'umunyamerika cyangwa abantu bavuza induru mbira imodoka, bega bagapanika. Ariko kubera nyine ibi binanyuzemo birute imodoka itoboka, bita nisekera nkavuga no mfite imvugo uvuga ngo ikitari jenoside ntacyo kiba aricyo. Urumva, ibintu byose bikompana na jenoside. Ni ukuvuga ngo ukwiyubaka kwanjye ni ukuvuga ngo mpera kuri bwa bubare bwanjye, nibwo fondasiyo y'ibintu byose. Ni ukuvuga ngo rero niba kwibuka ntitukirare, noneho kwiyubaka ni ugufonda ububare bwacu, bugomba kuba umusingi w'ibyo tugomba kugeraho. Ukahora kumva ko aho wavuye ariho habi kurusha aho uri, kandi aho ujya ariho heza. Yego. Hanyuma iyo urebye rero imyaka 27 irashize jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda, nk'uwarokotse watubwiye ndetse na nyuma y'ibihe wagize bikomeye byo muri jenoside, urugendo rundi waciyemo, intambara warwanye, ibibazo wagiye ugira byihahamuka n'ibindi bitandukanye. Ariko iyo urebye igihugu nk'u Rwanda aho cyavuye n'aho kigeze ubu, ni iyihe ntambwe wishimira imaze kugerwaho warokotse? Man, njyewe ndi umuntu sekirite, n'ibyo nize n'ibyo nakozemo. Njyewe burya nkunda amahoro. Amahoro rero arahenda. Amahoro arahenda. You have to pay a price for y'amahoro. Iyo ngeze mu Rwanda nkareba ukuntu utani n'igiceri ukaba wakibona. Nagiye hariya kuntuza kuri hari building aho ngaho naje ya kuri ATM machine. Noneho urabona amaze igihe kirekire mu mahanga, sinzi sometimes amafaranga ancanga njyagera bwa mbere, sinzi ukuntu akuyemo amafaranga. Narinzi ko ari amadolari bari bumpereze, bameza abanyarwanda. Noneho biza ari byinshi cyane, noneho ntabwo nari niteguye. Sinzi ukuntu yafashe arataka aho hari muri iyo building aho ngaho. Ubwo njyewe Afurika nibuka na Afurika yo muri Uganda na Afurika yo muri Kenya.
iyo kubona umusekirite n'abandi bantu araza aramfasha turayatoragura arayampereza nibyo bino bintu bibaho urumva. So ako kantu gato just ako kantu gato konyine kahise kanyereka discipline igihugu kigezeho, ahantu umuntu twebwe tuzi ko Afurika ari corruption, Afurika ari security, ari iki, ariko utwo tuntu twose ikintu cyitwa umutekano nicyo kintu nshimira u Rwanda, nicyo nshimira abayobozi bacu, nicyo nshimira abasirikare bacu, abapolisi, bega discipline. Urumva nkuko nakubwiye, udafite amahoro ntacyo ushobora kugeraho. Urumva burya ngo baramukira Rwanda niba nyibuka neza baravuga ngo ahari amahoro rwisasira, sinzi uko babivuga neza, ariko ko ngo ahatari umwiryane atari umwaga n'urukwavu rwisasira batanu. Yego ndakeka ariko babivuga. Ni ukuvuga ngo rero buriya ibyo bavuga byose bibagira gute, ibintu ni ibishakwa. Urumva ushobora kubaka inzu ariko amasasa aca hejuru ushobora kwibamo. Twese twakuze dufite neza, ariko urebye ukuntu iwacu bahasenye mu minota 30, ahantu papa yubatse na mama cyangwa na famille yanjye, ahantu twatuye imyaka 100 ibisekuzo byacu, ariko bahasenya mu minota ingahe kubera ko nta security yari. So rero ikintu kishimisha cyane ni urwego rwa security y'igihugu, ni urwego rw'umutekano w'igihugu. Niyo ndwani ishyakano bagira ngo mugire bano gusobanurira abantu, babwire ko igihugu cyacu ari amahoro, igihugu cyacu kigendwa, igihugu cyacu ibyo bavuga byose ari ibintu bidagira ni politike z'amafuta, ariko in terms of security urumva ntashobora kugira ibibazo. Kuko hano muri Amerika naho bafite ukuntu badefend igihugu cyabo, kandi babibona na Amerika nishobora kureka intambara iba ku gihugu cyabo, urumva bagusanga ahuri urumva. So nukuvuga ngo kuko muri security bazi ko umuntu wese ahantu hose haguye grenade, haguye bombe, harashwe isasu, abaturage bahatuye bagira icyo navuga ngo stability mu mutwe, ku buryo bifata imyaka kugira ngo abantu mu mutwe bumve ko hari amahoro. Twebwe no kuba dufumaze imyaka 20 n'ingahe mu gihugu Kigali ari nzima, umuntu ashobora kugenda. Njye nagiye Kigali rwose, ejo naje muri covid, noneho nta n'abantu bari mu nzira, nkajya ntwara njya ahantu twese mukagimana, ni paradiso urumva. So security niyo cyane cyambere, umutekano w'igihugu nabyo shimira rwose abayobozi bacu. Ibyo ni ibintu nkunda cyane, kandi nabwira isi yose, naho ibindi byose urubaka imihanda, urubaka amazu, urubaka ekonomi, urubakwa, ariko hatari amahoro nta kintu cyakora. Yego, hanyuma rero wanabitubwiyeho, ariko kandi ni n'ibintu bisanzwe bihari cyane cyane aho ngaho hanze muri diaspora. Usanga ntabwo ari no gusa no muri ibi bihe turimo byo kwibuka, ariko no mu yindi minsi isanzwe, gusa nuko wenda ababikora babyongeramo imbaraga cyane mu gihe cyo kwibuka. Ubwo ndavuga abantu bakora ibikorwa byo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'umunyarwanda uri muri diaspora, usanga ku bwawe umusanzu wa buri munyarwanda, cyangwa se buri munyarwanda wese uri muri diaspora, ubona ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo, nk'uko n'ubundi wabitubwiye, naho ngaho mujya mu Rwanda n'abantu bameze gutyo, mwerekana ko ibyo bavuga atari byo, cyangwa se harimo gupfobya Jenoside, usanga umusanzu ukwiye kuba uwuhe kugira ngo hahanganwe, cyangwa se aba bantu bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi baveho cyangwa se bagabanuke? Nuko buri munyarwanda wese wumva ko buri munyarwanda wese agomba kuvuga ukuri. Urumva, urabona twese dufite social media, dufite Instagram, Facebook, aho ugiye ubikora ukavuga uti buri munsi cyangwa every other day njyewe nzajya postinga ikintu positive ku gihugu cyane, ntabwo wumve impact uba ufite. Urumva buriya nta mbega no guprofita occasion ukavuga uti, kuko n'abapfobya Jenoside ntabwo bajya mu muhanda. Urumva ntabwo bajya mu muhanda, bajya kuri internet. Izo internet twese turazifite, iyo computer twese turazifite, izo telefone twese turazifite. Ntabwo ari ngombwa rwose kugira abantu, si ngombwa ngo ureke akazi kawe nk'uko wenda nakaretse ngo ugiye kugira gute. Ntabwo buri wese afite passion cyangwa passion imwe, ariko buri muntu wese afite afite bangukira obligations, afite mbega umuhamagaro cyangwa se impamvu ituma agomba kurwanira igihugu cye, akakirwana adafite amasasu, afata gute intambara ikomeye. Ubu niyo amagambo no kwandika yakuri. Njye abo hano muri diaspora nabagira inama yo kuvuga ngo ubigize gahunda yawe, ukabigira intego, ukavuga uti what
kuwa mbere nzashyiraho ibyo nize muri eglise, nzavuga ijambo ry'Imana kuwa kabiri, kiriho yenda ibindi, ariko kuwa gatatu ni igihugu cyane. Urumva nkuko nakubwiye, buri wese afite sector cyangwa se sector akunda mu gihugu. Urumva ngende umuntu ukunda amahoro, ni ukuvuga ngo amahoro ajyana na security. Urumva ikintu cyose kijyanye n'amahoro ngomba kukivuga, ngomba kucyerekana. Hari abakunda ibintu byose wese afite igihe, ariko tukabyerekana kuko abaturwanya nabo cyangwa se abahakanyi niko mbita, abapfobya jenoside nabo bafite ukuntu bidivije. Buri muntu wese afite sector yataka. Urumva akavuga ati ngiye nzataka ubuhinzi. Urumva akatajya kuvuga ukuntu ibyo ari byo byose, ariko ni isura mbi y'abakiriya y'Abanyarwanda kugira ngo igihugu cyacu, mbega kugira ngo nihagira uwo wabibwiye najya gusacinga yenda tuvuge nk'umuntu ushaka nko kwinvesitiza mu Rwanda mu buhinzi n'ubworozi, navuga ati hano umuntu wese hano twebwe turi addicted kuri internet cyangwa kuri Google. Iyo umuntu akubwiye ikintu tujya kubirukanya akajya kugishakisha. Niba rero hagize ugugore akavuga ati ntuza agriculture in Rwanda, agasanga bavuga ati yenda ubutaka ntibwera, hari ibintu nk'ibyo, kuko abo bantu niko bavuga. Nanjye nkavuga nti buri munyarwanda wese ukunda igihugu cye kandi ukunda amahoro, ukunda ko twese twatera imbere, akoreshe arwane position, arwane mbega navuga agire position ahagararamo, avuga ati ngewe nkunda iki. Urumva nkunda amashuri, nzajya ndwana ishyaka kuri education, nzajya nshaka abo bantu bafite barwanye education, noneho nanjye control ibyo bavuze, nanjye mvuga ibyiza byabyo. Ibyo ni ibintu buri wese yashobora, it doesn't take n'umunota umwe. Urumva ubyishyizemo nta nubwo byavuma n'umunota umwe, kuko kwandika ka message ukagapostinga biba bihagije. Rero iyo niyo ntwari ikomeye, kuko n'abaturwanya n'abarwanya abahakanyi niko babigenza, bafite gahunda zabo, bafite plan zabo, ariko ikintu cyose bakibonamo bakibona mu image ya negative image. Urumva niko rero babigenza. Natwe kugira ngo iyo negative image tugomba kwindamo positive, tukajya tuyerekana uko imeze using the technology dufite. Yego, ubushize ubwo twaganiraga umwaka ushize, hari filime yawe n'ubundi uri gukoraho ibanje igitabo nicyo cyasohotse, ariko se filime yo ubwo wabwira n'abantu, ubu nibwo wenda twongeye kugira amahirwe yo kukubona, iyo igeze ya filime yo ntabwo turayitangira, ko filime irahenda. Filime irahenda kuko ngiye ko nshaka gukora filime cyangwa se documentaire, ni muri sorte ni mu rwego rwa icyo bita educational mega ni education, mu rwego rw'uburezi. Ntabwo filime nshaka gukora ari izagenda zazindi ujya kureba ahantu ukavuga ngo si filime yasohotse. Ni ukuvuga ngo ni urwego rwo kwigisha. Ni urwego rwo kwigisha, ni ukuvuga ngo buriya twafashe pariti yanjye y'ubuzima bwanjye nzi aho ngaho, ariko ngomba nk'uko nagarutse mu Rwanda buriya nyuma yo gusita gisohora, nagarutse mu Rwanda njya guhura n'inzego navuga zamfashije, harimo CNLG, harimo RCS, mbega ibintu byose bijyana n'ubuzima bwanjye, ariko nanone bijyana na policies z'igihugu. Urumva ibintu bigenda y'igihugu. So ukuvuga ngo rero hari kote yindi tutarafilma tugomba kuzaza gukora, kandi bisaba amafaranga menshi. Urabona covid yarajemo yagize gute. So navuga ko mbwira abantu ko most likely bizafatira imyaka 2 cyangwa 3, kuko ntago ari ibintu bije mbere, yaba ari amahirwe y'Imana, ariko just being realistic, kumbega kumva gutekereza, navuga ngo mbega bifite ishingiro. Navuga nko muri 2014, I mean muri 2024 cyangwa 2025 niho navuga ko ariho bizasohoka. Haracyari igihe kirekire, ariko ibyo ni ikintu mbega nabyo ni projet yindi izakurikiraho. Yego, hanyuma rero nubwo ubuhamya wagerageje kuduciramo mu ncamake buri muri kino gitabo, ariko iki gitabo cyawe My Forgiveness, My Justice, kuwakifuza wenda kugisoma ku buryo burambuye yabasha kukibona te, ahagana hehe, mu buhe buryo? Uri hano muri Amerika biroroshye kuko hano uracyodaringa, ujya kuri www.choose2forgive, ni website ya organization yacu. Ubwo bishoboye wazayishyira kuri link, noneho ukajya kwa handitse ngo Kizito's book, mbega igitabo cyanjye. Noneho icyo ukora mbega hano twishyura n'amakane n'ikarita, urajyaho ukacyodaringa, noneho bakantuza publishing company ikazakikohereza.
none hanze rero ho birahenda kuko urumva ugomba kwishyura shipping kucyohereza birahenda rero cyane ntabwo turimo urabona nayo kigisohoka nta n'ukwezi kurashira turimo turareba ukuntu gahunda yanjye no kuzagishyira mu ndimi zose abanyarwanda bumva cyangwa se zikoreshwa ku isi ndimo ndareba ukuntu navuga n'abantu bari i Burayi ko bafasha ko twagishyira mu gifaransa kuko nibo rurimi abanyarwanda benshi abanyarwanda bumva so nikigera muri Europe numva kizaba cyoroshye kuba cyagera no mu Rwanda ariko sofa ntabwo kiragera kuri za Amazon cyangwa ibindi kuko hari ntabwo ngo hari stage tugomba kunyuramo kubera uko ngiye ushaka ko igitabo gikora ntabwo igitabo ushaka ko nkuko nabivuga ibintu ni education ni ibintu rwose bigomba kwigishwa ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye hariya ngo ujye gucuruza igitabo nk'uko ushaka gucuruza igitabo ni ikintu tugomba kwigisha kuko Jenoside yakorewe Abatutsi igomba kwigishwa mu buryo nyabwo atari bino abantu byita ngo 5 days experts hari abantu baza mu Rwanda ariko wa gatanu akagaruka hano ku wa gatatu akavuga ngo ndi genocide expert ngo umushakashatsi wimbitse ngo mu buryo bwa jenoside ukibaza ukuntu mu minsi 5 amaze mu Rwanda runaka akaza agahimba ibintu noneho mpamvu bicurika ugasanga abantu ibitabo byose byinshi tubone n'ahangaha atari byanditswe n'abacitse ku icumu usanga ibinshi birimo bibogamye ukuntu ugasanga aho ntabwo abyo dushoboye niyo mpamvu uvuga rero ndabigenza buhoro nta kinyirukansa ni byiza ko byagenda buhoro ku buryo bizaba mbega igitabo abantu bakwigisha bakoresha bakagira gute ntabwo kiragera mu Rwanda ariko hano muri Amerika nk'uko navuze biroroshye kukibona no muri Canada actually ni kujya kuri website ya organization yacu noneho ukacyodaringa tukakikohereza biroroshye cyane. Yego Kizito reka tugushimire cyane ni ibihe biba bitoroshye ndetse no kubigusubizamo ariko tunakwihanganishe ariko dusoza nawe ngira ngo hari ubutumwa wasorezaho waha umunyarwanda wese ukurikiye kino kiganiro wari ugukurikiye cyane cyane by'umwihariko muri bino bihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 27. So ubutumwa naha abantu bose ni uvuga ngo twihangane muri kino gihe gikomeye igihe kinavuga ngo kiba kitoroshye kuri umunyarwanda wese ariko especially twebwe cyangwa se barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi buriya ni igihe gikomeye cyane noneho nk'abasaba abantu cyane abantu bagize ikibazo navuga ngo kihamuka kuba bamenya hari ibyo bita triggers imbarutso zituma mbega bibasubiza muri bya bihe bikomeye ni ukuvuga ngo nk'uko nakubwiye nk'iyo mbonye imodoka itukura inyibutsa mama iyo mbonye numvise ibintu bihumura cyangwa binuka binyibutsa ibintu nk'ibyo izo mbarutso iyo umaze kuzimenya birakorohera kugira ngo ubone ukuntu ubaho niyo mvuga rero muri kino gikomeye no minsi 100 abagize icyo kibazo cyihungabana bamenye ikibahungabanya ikindi nibo bari iruhande wowe utarabigize bafashe wiba blaming sinzi ko mu Kinyarwanda ijambo navuga ko blaming sinzi ko narivuga ngo ntabwo rwose ariko wibabwira ngo reka kurira reka kuvuga nabi reka kugira gute kuko kubivuga niko gukira kwawe iyo niyo message mbwira abantu reka umuntu avuge uko abishaka niba umukunda umuri iruhande reka avuge noneho namara kuvuga umugire inama ngo utenda wigira gutya na gutya ikindi umenye ukora ibishoboka byose ku buryo atica umutekano we cyangwa se atica uwo begeranye cyangwa umutekano w'igihugu urumva ko nabyo ni ibintu byatera ikindi kibazo ubundi n'ibinanirana rwose kujya kwa muganga iyo ufite abantu bari professional babyigiye abanyamwuga bashobora kugufasha ubundi burya ngiye yimbwira abantu niba wemera Imana niba ufite pastor ufite padiri ufite haji umuntu wese ushobora kugufasha kuruhuka mwegere kuko kino ni igihe gikomeye cyane ntago ari inama mbega message naha abantu bose ni uko ngo kino ntago ari igihe tugomba kuba turi twenyine ntago ariko rwose tubyishyiremo bipfa n'agahinda genda ujye hariya ushakishe ubufasha uvugane n'abantu nakari nayo n'uburi kumwe n'umuntu uruhande rwawe rwose umufashe mwemerere mureka ajye mu gahinda ke mbega babaragire gute ariko umugire inama kandi mukomeze icyo nicyo nabwira abantu. Yego urumva ko wa mugani nk'uko bivuze ni ukugerageza kwibuka ariko tuniyubaka nubwo turi no mu bihe bitoroshye by'icyorezo cyugarije isi ariko uko bishoboka abantu bakagerageza guhumurizanya mu buryo bwose bushoboka. Wakoze cyane kuduha umwanya wawe
Burekana nabonereho kubwira mwe mwese mwari mudukurikiye ko yari wo musozo w'ikiganiro twagiranaga na bwana Kizito Kalima aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ibitekerezo byanyu kuri kino kiganiro muraza kubishyira hasi muri comments ku badukurikira muri kuri YouTube channel yacu, hanyuma ubwo no muri description turashyiramo ya link n'ubundi yadusabye ko tubashyiriramo ishobora kubajyana ku gitabo cye yanditse cya My Justice and My Forgiveness. Turaza rero kuyibashyiriramo. Mwakoze cyane kudukurikira. Kizito nawe wakoze, ubwo reka twifuriza ibihe byiza. Sawa sawa, urakoze. Thank you so much. Umunsi mwiza. Yego nawe. Ntukibagirwe na gato.